ndamubonye mama. Ego mwana ibi nyine mukoze bimaze iki? Turese kamara sariho. Ibyo singibi turi kubibona. dore amaraso yisavamo. Reka bigende musanga. Boshishiragwe nta muntu wongera kuva mu maguru ngo agende. Shane ninde? Yo Reba neza. Numubanyi. Reba. Numubanyi. Witwa nde? Yo. Witwa nde wowe? Ya. Okay, naje kugaruza umukunzi wanjye twasiye gukorana ubukwe. Yego. Hanyuma bigenda bite? Garapfuye. Yego. Kanye muhamagare. Muhamagare kimara kumuhamagara subukura ubukwe bwanyu. Byamuteze yamuzinda tu. Mamagaye. Araguhamagaye. Yego. Araguhamagaye. Ntabwo aheruka kumamagara. Muhamagare kire speaker tubyumve. Mwitabe. Yego. Allo? Yes, reka mbasubize cyane abakunzi ba 5 TV nizere kumeze neza cyane. Nitwa Junior, umusore wanyu utagira imigozi muhambira. Reka nongera mbabwiye ngo umwaka mushya muhire. Umwaka wa 2023 uzabera umigisha kandi tunakoremo byinshi cyane. Niyo mpamvu 5 TV mwamubona tudasinziriye. Ahari inkuru hose tuba duhari tukayibagezaho gatanu ku kandi. N'ubwa mbere ngiye gukorana ikiganiro n'umuntu uturuka mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi. Ubundi mfite na gahunda yo kuzajya njya kubashakira inkuru zo mu bihugu duturanye i Burundi, Uganda, za Kenya n'ahandi kugira ngo n'ibyaho tujye tubimenya bimenyana no kuri 5 TV. Ndi kumwe n'umurundi kazi tugiye gukorana ikiganiro uyu munsi waturutse i Burundi iwabo aho akomoka aje mu Rwanda agiye kutubwira ibihamuzanye. Tubanza kumenya amazina ye kwanza. Muraho neza? Ego turaho neza. Ni meza. Karibu cyane kuri 5 TV. Murakoze cyane. Nitwa Manafasha Lidia. Hamvuye i Burundi Bujumbura. Nkaba narinje kuraba umuntu umwana wanje yari yanyoherereje ko nza kuraba umuntu yamuvuriye kuri video call. Noneho nkaba nje kuraba umuntu yoba yarankoreye ibyo bintu akandogera umwana wanje. Reka nze mbanze mbwira abantu umuntu wese ushaka kuduha inkuru arareba nimero dufite kuri 5 TV yanditseho Junior, nimero yanjye ku giti cyane nafashe umwanzuro wo gutanga nimero ngo niba ufite inkuru nk'iyi ngiyi itunguranye nkuko naba bayimpaye uhita umamagara ibintu aho byabereye mpagere nze mbyereka abanyarwanda. Urakomeza nari nshatse kubabwira ukuntu bazajya bambona n'abandi. Nivuga ngo umwana wawe niwe ngira ngo twavuganye kuri WhatsApp ambwira ko ibi ngibi tugomba kubyereka abantu. Ego. Hanyuma nje kuraba umuntu yoba yaranyinjiriye mu muryango wanje kugira ngo andogere umwana wanje. Umwana wanje yari afite ibibazo byinshi, yari afite ibintu bimeze nk'inyatsi, twarabuze uko tubigenza. Umwana wanje yari yarabuze amahoro. Arambwira ati mama hari umuntu yamvuriye, arandungika ati hari umuntu yamvuriye kuri video call nze kumuraba. Nico canzanye. Reka wenda ahantu abantu bahise bibaza impamvu wenda atari we yizi akabiri we waje kubera iki? Ni kubera ari muri Amerika, ari hanze, ari kure, niyo shobora gushika ngaha. Je rero nk'umuvyeyi wiwe nka mama wiwe ndahamubereye. Amazina y'umwana wawe kugira ngo abantu baze no kumenya. Yitwa Shanera Umuregwa. Yitwa Shanera ni nawe ngira ngo twavuganye kuri telefone nanagusuhuza. Uri umusirimu cyane umbwira uti iyi nkuru ndayiguhaye Junior, ndagushimiye cyane kuko uyu mwanya wenda mba nafashe nza kwerekana ibi ngibi hari n'abanyarwanda tuba turimo twereka ibyo baba bakeneye kubona. So ahantu turi rero murabona ko tubera ahantu mu cyaro, ibigori, imiyenzi n'ibiki tugiye kujya kuri uwo muganga tugiye kureba gahunda ukuntu zifashe. Byinshi nari mbizi ngiye kuko navuganye n'umukobwa we ariko uyu yagomba kubanza kubisobanura. Hanyuma ibitujyanye rero ni ibiki? Ibitujyanye ni ukuja kuraba uwo muntu yandogeye umwana wanje. Nta nikindi kandi ikindi naco naba ngiye no kumuraba yarandungitse ngende no kumuha ishimwe kubera yamvuriye umwana wanje. Umwana yarakiza ameze neza. Umwana yarakiza ubameze neza nta kibazo. Ntabwo mubana wenda huba i Burundi uravuze ngo aba muri Amerika? Aba muri Amerika. Niho yituriye? Atuye muri Amerika. Jewe arandungitse ngende kuraba umuganga yamuvuye amuha n'agashimwe. Yandungikanye n'agashimwe ngaha karimo. Ego. Okay. Wenda nakanyira ko hanyuma ejo bundi hari indi video nari nabahaye imeze nk'uku nguku mugomba kuyimunagura akantu akanimero nako muri kureba kitwa kanditseho Junior, niyo nimero yanjye ku giti cyanjye. Dufatira rero n'urugendo.
ingendo zo mu cyaro genda zimenyereye. Ariko rero turabanza tumuyoboze kugira ngo aduhe tumuhamagare abanza anyobore nyene aho ndi buce kubera sinzi urugo hano hari inzu nyinshi inzu yiwe sinoyimenya shaka ndamuhamagara ariko ntabwo gisigo umuntu akurenganya atabajije Imana ikakurenganura itamubajije umuntu akugirira nabi atabajije Imana zaza twitabye ubwo twakubajije Imana dukorera aratwitaba reka turimo turagerageza kuyoboza wenda muganga aturangira ahantu atuye wasanga n'urugaruru wenda ntawamenya kugira ngo tuhagere fresh. Yego cyane aro muganga uraho neza ukomera ugeze he? Ndi ngahantu hari iminyare imiyenzi ahantu hari iminyare mutubabarire tuvuga ikinyarwanda tuvuga ikirundi cishi n'ahantu hari iminyare ego miyenzi mwayigezeho twayigezeho turi hafi n'ipoto turi hafi ni ego ibigori ni ibituri turahageze nyene turi ku bigori reka rero umwana zabarebe uraho hanze. Ego cyane mubwire ko gena ego cyane hari n'umukameramani hari n'umukameramani none uratwemerera ko yoshobora gukamera namuzanye ariko yagombye kubinteguza nyene nabizanye kugira ngo nabandi babone iciza wadukoreye ndetse mbimwisabire. Muraho neza muganga? Muraho nitwa Junior ndi umunyamakuru nkora kuri 5 Guys TV online TV. Iyi nkuru yibigiye kubera wenda aho muri bari bayimpaye narinje wenda n'agakamera bwo nabisabaga kugira ngo wenda tutafata amashusho mutabyemeye. Sinzi uwo muntu umpamagaye hari ibyo namukoreye ku mwana wiwe ntabwo yigeze ambwira ko azana umuntu ku kamera cyangwa se umunyamakuru uri iki? Ndi umunyamakuru nkorera kuri 5 Guys TV online TV kuri YouTube. Niyo mpamvu ubwo nari mbisabye nanjye wenda ntarahagera kugira ngo mwe mwanyemerera ko bigoye cyane. Ndabyumva ntabwo byoroshye ariko ni ubusabe nyine twatangaga. Nta bindi bisabwa subwo ngo nk'ubu nari kuvura umuntu ndi kumwe n'umuntu mu ruhimbi ndi kuvura urumva no kuzana umuntu ugakamera sinzi wa turi kumwe nawe se wa turi kumwe rakuraho iyo kamera yawe cyamba nzi n'umusabe mudusabiye wo kabyara we. Urumva inkuru nk'izi ngizi biba ari ibintu bitangaje nkurikije uko umukobwa w'uyu mama yambwiye numvaga ari ibintu abantu bakakwiriye kubona rwose. Narabirangije sinzi impamvu yashatse kuza kunshimira yitwaje abantu nkamwe ariko nari nabirangije byarakimutse yahembwe kazaza kundeba uyu munsi ndamuyobora kuko umwana we ntabwo ahari ari hanze mu kindi gihugu adahari. Nubwo rero sinzi uburyo reka mbaze umurwayi turi kumwe nimba bemera ko namufata kuri iyo foto yanyu. Ni foto tubarizeho mwoka byaramwe ni video itarangirira hano mu nzira tutaranahagera. Wakwemera ko abantu baje hano baje kurishimira ko bakagufotoraho? Nta kibazo. Okay, nimuze ariko ntibitinde cyane nta bintu birenze bikomeye ubwo ngubwo. Wow, murakoze cyane. Ubwo mutwoherereza uwo muntu rero adufate wenda kugira ngo tuhamenye. Okay, reka nze mwohereze. Urakoze? Yego. Yes, kuri 5 Guys TV murabizi sometimes tujye dukora n'ama video dutunguye abantu ariko biba byiza iyo hageze ukabanza ugasaba ukavuga uti uburenganzira ukabuhabwa iyo ugize amahirwe. Ariko reka tukomeze twiganirire na mama wacu hano warajya bavuze ko witwa Manafasha Lydia. Lydia, reka tugende tuganira kuko wenda ushobora gusanga ndabona wenda n'uwo mwana bataramwohereza. Abaturanyi ngenda bakunda kuko urumva tuvuga ururimi rumwe twumvikana fresh. Mu Rwanda habonye ute rero? Mu Rwanda nabonye neza. Ego ariko nyine nubwo imodoka yagiragorana mu nzira ariko twageze ngaha amahoro abanyarwanda batwakiriye neza tugera Nyabugogo tubona hameze neza cyane igihugu mbese kimeze neza kimeze neza cyane. Umuntu akwibaza impamvu wenda muri kwifasha mwavuze mutireka twifashishe wenda umuvuzi w'umunyarwanda harimo urushamo muraho ni meza. Ni wowe bohereje? Ni nge bari bohereje ngo mbarangire muze mu rugo. Okay. Nahagana he ubwo twahageze mbese? Tugiye kuhagera ni hano gato
ni nkaho twahageze. Okay, ntari bugurage imbere turagukurikira. Kwa turimo tuganira ku kijyanye we turagukurikira nta kibazo turagenda tugukurikira mpaka tugezeyo. Ndimo nganira nawe Lydia nkubaza nti urugendo rwari rumeze rute ese ubundi waje ryari? Naje ku wa gatandatu ejo ejo bundi hashize ku wa gatandatu nabanza ndatembera mu muji umuji wino kabisa umeze neza twaraye ino hameze neza cyane na biriya bibazo byari byabaye mu Burundi no mu Rwanda turashimira bakuru b'ibihugu ku mpande zose yuko bagize icyo bakora hano mu Rwanda turisanga tuvuga ururimi rumwe kuko urabona mbere wenda nkuciye nko mu ijambo twahageze ubwo urabona nkuciye nko mu ijambo mbere wenda nko mu minsi ishize kuva hano ukajya nko mu Burundi byabaga bigoye kuva mu Burundi uza mu Rwanda bigoye wenda we kwambuka byarakoroheye byaranyoreye ariko nyene niyo modoka yagize ikibazo ariko abanyarwanda baradufashije kugira ngo tuze hano tugere ngaha byagenze neza cyane. Sister ubwo mu rugo naha ngaha twari tuje nyine. Okay, cameraman abidukurikirane kugira ngo tuhagere fresh. Izi nkuru zibakubita buri munsi nayo mpamvu ukeneye Junior nafashe umwanzuro wo gushyira nimero yanjye hagaragara nkoresha kuri telefone yanjye ukamagara ukambwira uti nanjye hari inkuru mfite gutya na gutya cyose hari impano mfite ndavuga mwebwe abahanzi n'abakinnyi ba filime mu gihe bitandukanye ukamvugisha nkaza na kamera za 5 Guys TV tukakuvugisha. Ubwo twahageze? Twahageze kare. Muraho? Amakuru. Meze bite? Kamera ziriho rwose mutwihanganire. Amakuru. Meza. Baho neza. Yego turaho. Nawe nayobora gase? Ni je wayobora. Komera. Yego. Ngiye kumva ikinyarwanda cyishira byumva? Ndabyumva. Amakuru namwe? Muraho neza. Kuki utari wantegurije kuzazana abantu bangana gutya? Nyene byawe ngombwa ndabizana kugira ngo abone igikorwa cyiza wakoze n'abandi babonereho. Ariko ni n'umukobwa wawe we wabisabye. Ni umukobwa wabisabye? Uwo mwakoreye akazi. Uwo nafashije. Ariko ntiwari wabimbwiye. Wari wambwiye ngo uzaza wohejwe n'umwana wawe. Mwana turavugana. Ntigira ambwira kuzazana abantu abandi bantu nk'aba ngaba. Tubabarire nyene. Nuko mbikwemereye. Ariko ntago byari ngombwa. Ubwo amakosa nayanjye na Shanera mutubabarire mwakabyara. Ntago byari ngombwa ngo nubwo nshatse sinjya nsuzuguye ko nagusuzugura nkakwibara ukazagaruka. Nyine jewe ndavuze ngo mama amakosa saye amakosa nayanjye n'umukobwa wego kandi dusabye imbabazi nsabye imbabazi mu kimbo cyanjye ndetse n'icya Shanera. Ngo no tuvugane ubundi se bano nabiki sinjye mwashakaga kurebaho ni twashaka kureba ariko ni njyewe nitwa Daniel ndi umuvuzi gakondo. Muganga Daniel. Muganga Daniel ndi umuvuzi gakondo. Wenda tuvugishemo gake nubwo wenda mwatwirukana cyese mukajya gute ariko twanakuvugishemo gake inkuru batubwiye ubwo twifiteho amatsiko nta bintu birenze by'amatsiko. Uyu mubyeyi yarafite umwana urwaye nta naba mu Rwanda afite umwana urwaye yaraje ndamuvura habibara bamuterereje agakujya ahantu bikanga akajya ahantu bikanga kivuza bikanga ndamuvura umwana arakira n'ubu nta hari tuvugana adahari kugeza amagingo sinzi buryo ngo yagiye kubitabaza ngo muherekeze nimba yagize ubwoba ibyo nakora babiziranyeho ariko babiziranyeho ko biri kose amakosa nayanjye nayishyize. Yego ndihanganye nanabahaye karibu asigaye nimuze tuganire anagaragaza ibyo namukoreye. Ariko hari ibintu batubwiye mbere bavuga ko ngo ahari nyiruguhemuka dushobora kuza ngo kumukubita ijisho tukamureba nyine ngo hano ni nacyo gitumye wenda abanyamakuru muri twihanganira turahurura aho byabereye hose tuba duhari. Ibyo ndabikora ariko mbikora kubwumvikane bwanjye n'uwahemukiwe. Ndashaka umunyereke. Ibyo turagereye cyo kubikira. Ndashaka unyereke umuntu yamemukiye ku mwana wanjye. Ibyo turabigeraho twari tuganire nawe winjire ngo karibu. Yego. Igihe cyo kubigeraho n'ingigiraho ndakikumenyesha mukumurikire unamumenye washaka ko ibyo yamukoreye hari icyo wakenera kuri we wabivuga. Sindoga utazayango ndamuroga nko karera guhemukiriye umwana. Oyange ndamuvura niki kugenzura kizi. Yo nakuvuriye ikibe gisigaye nibyo ugomba gukora wowe bwawe. Yego cyane murakoze. Sawa ni karibu. Wenda muganga nashaka uhita umutwereka uwo muntu yaduhemukiye mu muryango. Wowe nande?
kumbaza ngo mubereke we nani na Shanera umwana wanje kuko n'umwe twavuganye kuri WhatsApp call video ndamuhamagara tumushike amurebe namara kumureba ikikuzanye ni kiri bukore nawe maze kunezwa n'ibyo nagukoreye kandi ndizera ko aba bantu se nabakeneye kureba uwo muntu nasabaga nanjye uburenganzira bwo kuba nakwinjira wenda bikaba wenda tubareye n'abadukuriye kuri 5 Guys TV bakareba ibyo ntago bishoboka kuba nakomereye kuzana abantu ntabwo nabwo kunyivangira muki mu mirimo ahubwo binabaye ngombwa numva banegera bakamva uruhane nkagwa karibu no wenda muganga izi nkuru njye nzikora nkereka abantu ibyabaye nk'ibi ngibi hari naho tujye tubana nagiye tandukanye niyo mpamvu nasabaga waza mu nzu wenda uyu nguyu igihe urimo umukorera ko kazi wenda natwe twaturiye n'abadukurikiye kubera ko urumva video twayihereye ruguririya twanagusabira vuga uti mwinjira nabyemeye ndazi ko muzi buze kwinjira ku muryango kwinjira aho ndi kuvurira numfite nk'umurwayi n'ubu ndabanza murangirize winjira mu hakaribu hako ndumva ahubwo gezeho niyo mikoro yawe turabigusabye oya ahubwo gezeho nibyo bintu bya mu mikoro yawe igerayo nyine ikibazo abantu badukurikiye oya kumubwa ngo nimubize nsanga egerayo none se video oya egerayo ahubwo tuzana kurishyira mu bijyanye egerayo none se watubabariye ukabyara nge umva nkubwire namuhaye karibu ntimwageze mu rugo ntimwamenye ariko turi mu nzira twabwiye abantu ko tugiye kubereka ibije kubera hanga byarabaye byarangiye nibyo nakoze nabikoze ngikimuzanye ndakizaje kunshimira ndi kuvuga ko kuntu yaravuze ngo urashaka no kureba uwo muntu ushaka kumureba wowe ako ngako ko wabimusabye Shanera nabikoreye twabariye ukabye twabivuga uri muri Amerika twabivuga yagerayo nese watubabariye gerayo hago byo byakunda ngiye ngusabye bazi kugira ngo byibuze video itagarukira mu nzira video igarukire so ubucuruzi urumva nanjye ndabizi ngiye tubaga ubucuruzi ntumusaba imbabazi nta kintu turi kugura nta bindi birenze nakwemereye wageze mu rwanjye wahabonye umubyeyi namubonye ndakwinginze icyo Shanera tubona kuri video call ntabwo ndabona amaso ku maso ndakwinginze ngo gendere rero gakeya kandi ndabashinyirwa mu muherekeje video koko abadukurikiye nabo barabireba kandi ubu muganga abanyarwanda bakeneye abaganga nawe kabyara we reka tugeremo wenda turebe ibyo ngibyo bijya mbere mu nzu sibyo windungurukira mu nzu ariko windungurukira mu ufite umuntu kuvura ndabyumva sinanabyanze ariko se video irangirira hanga koko muga nge numva buretse gakeya rero ko bwagari nawe busotse madama wamusabye wenda nawe busotse gakeya mbanze ndangiza ikibazo icyo ndi gukora ndaguha karibe ibyo gusaba byo ikonsagirayo none se uri kumfatora ariko twabisabye uravuga ngo ari kumfatora se bavuze ngo nta kibazo ari kumfatora se video ari kumfatora egerayo mwegereye ushikeye ndava vanga nibyo twabivuganye se watubabariye we twakuvugije none ure yari kumfatora se twakuvugije turi mu yari kumfatora none kuzana kamera nta kibazo egerayo mubyeyi baretse gakeya wamusabye wenda baretse gake ngusabe bawiciye guke gakeya ngire nkemura ikibazo cyo ndi gufasha ndaje nawe tuganire okay namara gusohoka ndaguha karibu twebwe twazanye nawe nshobora kubyemera cyangwa simbyemere ariko biraterwa nande n'umutima wanjye nibyo ngiye gukorera uyu nguyu okay turagutegereje ukabyara sawa muwe mumpa umwanya nti muri kibazo cyo ndi gufasha murakoze namwe kandi bwo kumwumvisha ariko apana mutaza kwizana ngo nshobora kwemera kwinjira mu nzu hanyuma mudukurikiye mw'abantu mwe izi nkuru ziba zigoye niyo mpamvu mbabwira ngo sinjya muri migozi impambire wasanga biri bunacemo abantu baranyihaye ngo njya mu bapfumu cyane kubera ko nkunda kubagezaho izi nkuru ariko murabizi tuba tugira ngo 5 Guys TV hatagira ikintu kito kibacika cyane 2023 ubwo rwose ibintu biraza kumera fresh reka tubyizere umukobwa wawe uri ku wundi telefone mfite hano undi yakabaye ari we utwakira uburenganzira ko yari yambwiye ati nta kibazo rwose ugende inkuru ndayiguhaye ibintu bijyahagaragara tumurondere atusabira uburenganzira cyangwe turamurondera muganga nibyo ndimo mvuga mu kanya rwose izi nkuru njya nzikora abantu bakanyiha ngo njya kuraguza ngo ngira nte abantu muri turi kumwe kuri 5 Guys TV umenye ko nta bindi kuri kugira umva mubye abakuru baranyemereye mwinjire gato tuvugane nanjye nzi nta kibazo ari byari ngombwa ariko kuko muzanye ni muzanye tuyende mugiye kuri hano bigiye kubera hano uvuga ngo nakira umugisha huhaho huhaho cyangwa ubyihorere winjire nkuheho huhaho cyangwa se ubyihorere ntiwirwe winjire wewe wahuyeho nahusheho
humura mwikaribu kuza hano kuba nkwemereye ni ukugengesera ibyanjye bikorana n'iki n'umutuzo kandi ngakora ibintu neza muri discipline bikagenda neza ngira ngo umukobwa yarabikubwiye yego mutimba nk'uwakoreye abantu tubana no kuri 5 Guys TV habereka ibijya mbere nubwo bimeze gutyo nayo mfite umurwayi ndi kuvura nanze umukecuru kumwicisha iryo zuba riraho hanze ariko siniyumvisha impamvu uri gushaka ko mvugira kuri icyo kimikoro cyawe impamvu nuko intayikwegereje nyine wenda abadukurikiye ntago bagomba ngo bivuge bigaragara ibintu byose ibyo mwumva wenda ntukwiriye kubona babibona ibyo mwumva nta kintu najya mpisha kuko sinjya nkora ibintu bitazwi nandi gufasha uyu muntu reka mbikore vuba bisoze nuko nanze kubicisha nta kibi twakoraga namuvuriraga n'umuntu amugarurizaga ni umugabo bari barateguye ubukwe bugiye gusoza mugabo aramucika aragenda uyu mukobwa uraha hari ikibazo wenda mudaye uburenganzira tukamuvugisha nk'amagambo 2-3 wenda turabisabye nawe ariko shonshobora kubikomera ntabyemere ni uburenganzira bwe Fiona wavugisha uyu muntu ntago ndufitanye nawe nyine twasabaga kubavugisha amagambo 2-3 yonyine ndabyumva ariko urumva tugusanze hano kwa muganga avuze ko mwaje kwivuza wenda abantu badukurikiye tuba turi ku mugaragaro imbaga nyamwinshi zidukurikiye tukaba twabaza wenda ibyabazanye hano n'ibyo mwarimo njye Fiona rero ntabwo njya mpfa guha umwanya abantu bose ahanga muranyinjiriye nanjye ntabwo mvuze ngo wenda duha umwanya munini ariko kutubwira wenda nk'ibyakuzanye hano nibyo mukeneye kumva okay naje kugaruza umukunzi wanjye twagiye gukorana ubukwe yego hanyuma bigenda bite garapfuye yego nyine ubwo wari waje hano uri kuri misiyo yo kugira ngo bube ubwo bukwe yego wenda mwari mwapfuye iki wenda ibibazo uradusubiza ibyo wumva ukwiriye gusubiza ibyo udasubiza nta kibazo ariko umuntu yakwibaza mwari mwapfuye iki simbizi nibyo naje gukora nibyo naje kureba ubwo mwimarira umwanya cyo kujya gukora nta kibazo reka tuvugishe muga aravuze ngo yari yaje kugaruza ngo umukunzi we byoko bwageze igihe bugiye kuba bugiye no kurangira baramuroga bamurogeye umukunzi aramucika aragenda abaramwangaza ubwo bwo burapfa nubu reka nshike umbyiyumvire ihembe rya rifite rya nyamutazi nyamuzinda wiyumvire ibyamubayeho ariko nta n'ibintu bikomeye kuko ngomba kumugaruza sura mu mazina yashiriwe nta kibazo Ejide yitwa Ejide ndi Nakiritimana Ejide ivugire Pour ça c'est pas signé kwa jino bien pour ça c'est pas signé donc ndomo uko kubitira kagaruka jini kwa jini pour ça c'est pas signé ngamwe gisaka jini kwa jini zamuka urumva umeze ute jini kwa jini uraharengera he uraherekera he jini kwa jini uyu musore witwa nde Ejide nde ne Ejide niwe ujura byumva neza kari we songera umubaza numve subiramo Takiritimana ne Ejide yego jini kwa jini Takiritimana uri Kigali muri Remera uyu mukobwa Fiona mupfiki mwapfuye iki ntabwo nawe ubizi inama ruzoshobora kuba wateje aragukunda nawe uramukunda ikibazo nuko utazi iyo byaturutse yego soyo nguyu ako ijwi banza ryahindutse reka muzamuzi ijwi avuge cyane vuga cyane nyamutezi nyamuzina ni kuvugisha jini kwa jini hembe ryanjye vuga nyamatanga vuga nta mwuka mwinshi ufite vuga ni ihembe ryanjye rya nyamutezi nyamuzinda uramukunda cyane ariko buri mutima wo kumusanga garuka
Uragarutse? Uragaruka? Aga tugitegeka gutya. Werutse kumuhamagara ryari? Kanya muhamagare. Muhamagare kimara kumuhamagara usubukura ubukwe bwanyu. Yamuteze yamuzinda tu. Muhamagaye. Araguhamagaye. Yego. Araguhamagaye. Ntabwo aheruka kumuhamagara. Muhamagare kire speaker tubyumve. Mwitabe. Yego. Allo? Allo chéri. Oui. Bite. Ni byiza. Shira warampamagaye urambura nanjye sinzi ko byangendekeye najya kwita nkumva biranze. Byari byaragenze gute se ubundi? Nanjye simbizi. Nukuri? Uri hese wowe? Jewe tuvugana ahantu ndi. Nanjye ndi mu kazi handi nkoreye i Remera ku kazi turabonana ryari. Nta mwanya mfite ubu ngubu. Nuza kuboneka umbwire tubonane. Ubu ndi busy mo gakeya nzaboneka mu cyumweru kizaza cyangwa mu kwezi kuzaza ndakeka. Oya ushaka ukuntu twabonana tuganire. Turi ukuntu twasubukura gahunda twari dufitanye. Urifuza kuganira iki nanjye koko? Ndashaka ko dusubukura gahunda twari dufitanye. Mva wimarira umwanya. Ihangane mbabarira ndumva ntazi ukuntu umeze ndumva ndi kugukumbura. Okay, ninzabona umwanya nta kibazo nzakubwira. None se ko nshaka dusubukura gahunda twari dufitanye. Umva ubu ngubu ndahuze kwanza ndi busy ubwo ninzabona umwanya nzakuvugisha. Wambabariye. Okay, nta kibazo nzakuvugisha. Ubuze kumvugisha tubonane nimve mu kazi ndaguhamagara. Sawa? Urakoze. Taguhamagaye. Taramamagaye. Siwe. Iyo ndi kuvura ngwa n'ikimenyetso upfa kuba wizanye hano hakuvura bikuye ku mutima. Iyo utaje ukabona urayine uri ahandi hantu runaka cyoze cyo kirakemuka. Upfa kuba ufite video call ukamvugisha ukaba wampa ifoto yawe aho waba uri hose upfa kuba uri utarapfuye uravurwa kandi ugakira. James nibaza ikibazo wenda mu mbabarire mbaza ariko cyane kuri wowe uravuze ngo waruje kugaruza umusore wawe tumvise ko rwose banaguhamagaye ukira utarana ngo wigira ubwoba ubwo ko numvise urimo usa nkaho umusubiza inyuma kandi yaje ugize amahirwe. Of course ngomba kumwirya nanjye. Oya cyane nahita yigendera se nanone. Yego ubu ngubu biri bukondera ntabwo yabishobora. Ubu ngubu ngomba kumwiryaho imyaka 2. Imyaka 2? Reka mukorogera aho gera hose azajya buri umutima. Ibyo bintu yewe wenda muganga sinajyaga mbyemera. Ndagiye murabeho kandi murakoze. Humura ngo umutinda bone umuti. Ari gukoroga. Ndetse ngo umuti ukoresha. Ndi kuvuga ibyo bintu sinajyaga mbyemera ko umuntu ashobora wenda gutandukana nawe akaba yagaruka. Kubyemera se ntabwo ubonye ari kwigaragura hari. Yego nibyo ndimo mvuga kuba yisa namuhamagara hano tugihari urumva bimeze nk'ibitangaza. Ni ibitangaza kuri wowe ariko nge kuri nye ntago ari ibitangaza. Kuko ni ibintu narasigiwe n'abakuru n'ababyeyi. Baze ko nabisigiye mfite imyaka 6. Umaze gukura ndashaje. Naye maze kubyara 6. Urumva ndi mukuru. Ibi ni ibintu baba baragiye bagahuhera nk'umuntu bakamuteza imikoshi, bakamuteza inyatsi, bakamuteza umwanga nuko bamuteje bakamwicira ubukwe. Urumva ntago byari kuzongera kubaho. Icyo gihe rero ubigenje ute kugira ngo ahite yumva umutima uje rwose. Byanye nayisigiwe n'abakuru ryo sogokuru yakoreshaga. Niryo nkoresha. Iyo mugaraguje hari amazi akagaragurika menya ko ndi umugaruri. Iyo atari bugaruka nkabibona ndakubwira ati ntago uri bukunde ko ntibyapfa kunana naramubonye cyetse yarapfuye. Ku muti uyu muti wawitiragwe wawita iragwe iyo wakoresheje iragwe nta muntu wongera kuva mu maguru ngagende cyangwa kuva ngagende ntago umurozi niragwe ry'urukundo murakundana n'umuryango ukavuka gakomeza kubakunda niragwe kuko nkunda n'umuryango wanjye kuko uriya we muroza akamuhangara nuko yarabonye ibyo mushobora ariko ntago wakoresheragwe mu muraza gushobora ingiri. Niryo ni ukuvango no umuti w'umuntu gakondo uva no mu kimera ariko kitkunda kuboneka ahantu ntashaka kukubwira ni ibanga ryanjye. Hame bya bitwaye kikugira. Oya ntago ari ngombwa ko ndemera nkavunika nkawuzana kuko niyo mvura n'ubushobozi bwo kugira gute kugira ngo nibi byose bishoboke. Iyo uhaye umuntu biba bimaze ikirero. Iyo nkaho umuntu kubu mbere yo kumuha ubungiye kubanza afata amazi mugezi mbanze mukore imikoshi bari bamuteye ndayimukuraho ubyirebera hano
imikoshi yose muva agende yera kugira ntawazongera kumuhangara. Okay. Ariko hano hari icupa ndi kunywaho nahagarare mbanze muhumanure atazagira wongera kumuhumanya. Ubwo no kumuhamanura ukoresheje inzoga y'ingi ndayikoresha ndi kunywaho mwese murayireba kariyo. Nahagarare kugira atazagira uzongera gukora ukundi. Hagarara hariya igira hano, hagarara aho ngaho, zana ibiganza byawe birambure hano. Imiziro yose yakugendagaho, nyamuteze nyamuzinda nyamutine kwaje kwaje byanyu mu mukarabe, ntazongere gukora ukundi, ntakaruga ukundi. Karaba ibiganza. Murabona uko ameze kose, nguyu ni umuntu muramwirebera. Kira ngo ntuzagaruke mu buzima bwanjye. Ibi nyine mukoze bimaze iki? Turaze kamera sariho. Ibyo singibi turi kubibona. Dore amaraso yisavamo. Reka bigende musanga. None se muga wenda ubwo iyi ni inzoga igezayo. Kuraho iki gikomo. Byanze kugukora igikomo ugengiye kuvura ariko gifugambara igikomo nk'icyo ngicyo cy'umurenga. Naha nibize mureba. Kuki wari wiziritse igikomo cy'umurenga? Toc, puissance, 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 puissance. Tu, kiramo. Tibika kugendaho kundi. Mwikangendaho kundi. Zenguruka ngo umuti. Nari ndi kwibaza amaraso ahantu avuye. Nibyo bari baramuteje byamugendagaho ntacyo yakoraho kina muhire. Zenguruka hano cyane. Hagarara ngo umuti. Ntumurikire. Witonde yagira imizura nk'iyo ntiwirinda kuyikandagiramo ndaje nyikura aho ngaho. So yako nta nubwo yakujyaho kuko ntago ari we ivuyemo. Ubwo ni wa muti watubwiraga mu kanya. Uyu ni umuti nuza kujya mu rugo. Mami, egera hirya gato bikuze. Nuza kujya mu rugo ugiye gukaraba. Uyu muti urawushyira mu mazi woge umubiri wose uvuga uti ngaje urugo rwanjye. Ubwo biraba bibaye mbese. Nta kindi uzitegure uzunshimire. Ndizera ko icyo wamuhereje hari umufuragiro wo gusuzuma. Murakoze cyane. Ubwo nzavuga ngo ndaje urugo rwanjye. Ngaruje urugo rwanjye. Ngaruje urugo rwanjye. Nta kintu mara kubikora. Tuzo zaza kumushimira maze gukora mariage nko ya nundi bayisubije inyuma. Ibyakugenda gombi gukuyeho. Ngahigende ngira amahoro. Namwe bisigaye neza. Yego. Ni byiza rero umuntu tugiye unayinzi ko ngiye kubasohora kagana n'uyu mubyeyi ku kibazo cya Shana nafashije taranabonaho buriya n'uwo muntu nubwo meze zuricyo rimata nababwije ukuri sinzi uko bimeze umwana aganire buriya uwo muntu bari baramuzengereje ntago ari uyu Shana niwe wampuje n'uyu bari baramuzengereje baramuroze yarabyimbaganya amaguru yarataye agaciro birenze ubwo kuboneka ngaze kuko ari muri Amerika kuboneka ngaze biranga yakuntumye ngo iki yantumye ngo nkuzanire ishimwe ariko ngo umwereke umuntu yatwinjiriye mu muryango kandi nanje umunyereka umuntu yahemukiye umwana wanje. Ubwo se aramumwereka gute kandi adahari? Uwamuroze se uramumwereka gute kandi adahari? Uwo mukobwa aramutwereka tumubone basi tumubone n'isura yiwe basi umukobwa wawe waramubona turamuhamagara kuri telefone kuri video call aho ari nkuko namuvuye n'ubundi nubajya muhamagara akabinyereka muganga none ngira ngo ubu ni igihe cyuko umurundi kazi wacu nawe ahabwa umwanya n'ubundi abantu baracyadukurikiye bareba ukuntu bimeze. Ni byiza kubona abayaye karibu nemeye no kumufasha munahari. Genda ba karibu ushobora kuba namwe mu ndenzi. Kuko nta muntu yama karibu mu bintu nk'ibi nuko gusa umuntu wanje yabemereye ko muzana. Yatabyemera ariko twe tunabikorera abanyarwanda ntabwo ari ibyaha. Ariko mubikora mwabateguje.
kubikora ni ngombwa kuko ni akazi kanyu ariko mubikora mwateguje abantu ndizera ko ari ikintu cyo nandi kuvuga nanjye mbonye ungeraho yego kandi ikikugenza ndakizi kuko mwana twanaganiriye bihagije nkaba ngira ngo nubwo ugeze ngaha dusubire mu kantu gatoya kuko hari ibyo wansabye kandi ngomba kugukorera kugira wishime kuko birakoze warishimye nshatse nabyihorera ariko wabinsabye ndabigukorera oya urabinkorera unyereka uwo mumenje ndamukwerera nyereka uwo mugomo we mumenje umumenje niko babivuga umumenje uranyegera gatoya kuko kuza kumbwira ngo bavuge ngo uzaze unshimire ubundi ariko azagira mu Rwanda ryari sinzi igihe azozira ariko si kera cyane azoza ariko nzomuzana uzamuzana nzomuzana inyegera gatoya ariko nawe yari yansabye ngo muze kumwereka nyene ngo uwo mumenja nyene nawe amubwira nimara kumushika turakoresha telefone tumwereke sibyo ngaho nyegera gatoya banze yegera umukurambere yego huhaho fatisha ukuboko kw'iburyo yego jini kwa jini puisasa pasanya jini kwa jini byebanyi jini kwa jini zamuka kanyamutse nyamuzinda jini yego mubyeyi wanje yego mubyeyi ndabyumva ababyeyi banje nepfukama ca bugufi uyu ni wa mwana navurishije ihembe ryanjye ryanyamutaze nyamuzinda ryo kwa gakuru kakamukubaro ryo muri Kongo mwampaye mukamudahangarwa yaraje gushimira ariko yifuje ko nabashika uriya mugizi nawe bayinjiriye mu muryango w'ababyeyi banje jini kwa jini babyeyi banje ntimuri kuzamurira hano babyeyi banje munzamurire hano hejuru kugira ngo yakirire hano babyeyi munzamurire hano babyeyi banje munzamurire yego babyeyi rekuraho ticarezo haguruka tereka hasi tere kumukeka hembe ryanjye mutuzi nyamuzinda jini kwa jini babyeyi banje puisase pasanye jini kwa jini babyeyi banje yego gukoresha urushiko puisase pasanye jini kwa jini babyeyi banje puisase yego babyeyi banje murakoze yego reka mbasukire ababyeyi mwakoze mwayibonye ko ari inzoga ababyeyi ndabasukiye nuko murakoze ababyeyi banje urapfukama hano gatoya iyi ni ihembe yanjye ni imbehe yanjye yo gushikiramo umwanzi ndetse n'umugambanyi winjiye mu muryango w'umuntu banza ukoremo koramo ntugire ubwoba koramo neza hari ikintu uri kumva muri kito ubukonje hari ikindi uri kumva uyu muntu rero wakugiriye mu muryango akakurogera umwana ngiye kumukwereka yego murabireba mwese ko ari imbehe yego murabireba mwese imbehe mwese murayireba irimo ibisukika nubwo ntazi ibyo ari byo ni inzoga sutsemo murayireba ni inzoga yasanzwe dore nta kindi kintu kivangiyemo nta kindi rwose nuko utabanywa inzoga nkaba ngo naguha ni inzoga rwose isanzwe murayireba mwiyasabye ko umwanzi mubereka ko ntabwo nari kuvura umukobwa ukuntu yari ameze yabyimbaganya amaguru bamuteje inyatsi imikoshi ibinyoro ndamuvura arakira ariko wenda mutararenga mu kanya twumvaga umeze nkaho uri kuvugana n'abandi bantu twe tutazi tutanabona ihembe ryanjye ngiri rifite amaso abiri ngaho yareba rifite naho rivugira reka nditarurire butagira ngo ni ikindi kintu kindi kubera iki ririho amafaranga hari impamvu yanjye ndashaka kubivuga kubera iki tabivuga wenda kugira ngo nakoze tubimenye natwe buriya amafaranga ntagira gakondo amafaranga ntagira gakondo amafaranga ntaremwa ahubwo amafaranga yatekerejweho niyo byo nkora byose ibintu byateguwe kera ku bakurambere nk'amafaranga yamwe abaho mumfashe icyo ngicyo ndakigusobanuriye
yamwe abaho ibyo dukora byamwe bibaho ariko ababikora ni bake nge ndabikora ko nabisigiwe mfite imyaka 6 mbihabwa muri gakondo biragwa yego urakoze abakuru barabintegetse kumenya ngiye kuvugishira iheme zanyambikira inoti hembe ryanjye nyamatuze yo muzinda giye gushikura umwana none mubye ihembe warubuki wankikiriye wamfatiye kugira rero umwanzi wawe ngabwirebere uyu ni umuti usanzwe ngiye kunyanyagizaho gakeya umuntu ahita hagarara ajyamo hariya ngere kumuzi ajyamo hehe arahita ajya mw'iyi mbehe amwirebere nawe umuntu ajye muri iyo mbehe arajyamo wamuhemukiye arajyamo hano araza avuga ibyo ari byo nuko ameze ninsanga ari umugabo araza uko ari umugabo ninsanga ari umugore araza ari umugore ibyo nanjye sima mbizi mbikoreshwa n'iki n'imiti nibyo twashaka kubona natwe uyu ni umuti wanjye nkoresha kugira ngo mpagurutse umuntu ahari hose imbaraga ze zicike kuko ntabwo yajya guhora gukundura rero z'uwo mwana nawe adafite ibindi akunda akora bamuciye imbaraga uvuga ngo abaruzi nabo bagira imbaraga barazigira kuko atazifite ntiyaguhemukira ngo bikunde fuhamo vuga amazina y'umwana wawe mwe bari baruze yitwa Nihorimbere Chanel murabona ko yari umuti mfite aha murabireba ngiye kukoza muri aya mazi ariyo nzoga nasize murabireba mwese puissance niyigaragaze puissance niyigaragaze uyu ni nyina umubyara wamuroze umushaka ku iki wari wamuroze ibiki vuga icyo wamuhoraga iki yego zamuka hembe ryanjye nyabiteze nyamuzinda zamuka banzura ibwe n'amagara uzamuka yajya kuzamuka mu ruhimbi namushitse abanza kuribwa n'amagara zamuka banzura ibwe n'amagara iki niyo narababwiye nta muntu ujya unkinisha iyo waje ugahemuka nkakubona ntangurisha amagara kubita nyamuzinda kubita umurozi kubita umugome kubita umwangizi ko mbona yaje nk'umudamu uyu ninde uyu ninde Shane ninde reba neza numubanyi reba numubanyi witwa nde wowe numubanyi Wini kamagaju dore izina ngubona aho yaje yayivuza kamagaju nibyo Shane tumukwereke Shane umuntu yandogeye umwana we wamubonye yego namubonye uri kwitegereza neza namubonye uramuzi ndamuzi numubanyi wo muhira uramuzi yego numubanyi uyu yakurogeye umwana muteze imikosha muteze inyatsa mu byinshi Shane mwana wanjye namubonye tumwereke Shane reka ndamukwereke raba neza raba Shane ni kamagara Shane mwana wanje ntawe narinzi Shane uramubona Shane raba neza ndamubonye mama ego mwana wanje mbega ubutindi buri hano sinarinzi niwe tuvoma hamwe wamubonye yari yararindagije uyu mwana naco mureke uraho muko uraho uriho muko muvugane na muganga Chanel muvugane na muganga mwana wanje muga ni sawa mwana umeze gute zanukuri oze umeze neza yego umeze neza wari baragutagangaje naguhesheje ibyangombwa ngo uheshe ubwene gihugu bwo kuba muri Amerika uratunze uratunganiwe mama wawe yaje kundeba
nana murungikanye ishimwe aguha ishimwe rikwiye warakoze akazi kuri pe ampa ishimwe rikwiye yego nukuri ukuntu nobivuga ndamera neza cyane yego kuba naguhesha ibyangombwa byo kubwene gihugu tutekanye yego yari yaratagangaye yarabuze ubwene gihugu bamurindagiza baramubujije amahoro n'umutekano uwo kugeza amagingo aratunze aratunganiwe none uyu muntu wakugiriye gutya namugira nte Shanera uyu muntu uko ari kuribwa n'amagara bitewe n'ibyo yakoze namukorera iki ko nakubwiye neza ko ngomba kukuvura ko ntajya mpemuka namukorera iki ko ari kubabara cyane nawe uri kumureba wabanza uko nababaye urubagiye ukuntu wamvuye metse ndimugupfa oya nababare nawe ababari sawa sawa kabisa yego uko ameze birahagije numva ko umeze kumenya umwanzi wanyu kwa nakora ibishobora byose kuko nangije kugutsirika bise nabirangije tukareka akazagwa ahandi ataguye mu muryango wanyu kuko n'ubundi n'umugome ntabwo wakora nkabo ntabwo wakora nabi mama wawe ni umuzi nge ntabwo mama mukamagajo tubana niwe Shane niwe yahuriye mukecuru sirenze ko akora ibyo bintu mama bandisi barabaye nabi ntaco muganga yego reka muganga ndamuha agashimwe bamishimwe ryanjye reka ndamuha agashimwe uvyibonere nawe ko nakamuhaye kandi wakoze namubonye yego ubwo none se kuba arashimye by'ukuri ndabimuhaye mwana wa ndabimuhaye ahubwo nibazo uzogaruke kumuraba uzoze nawe ndakujana umurabe nakibaje naza muri Afrika tumuraba kabisha arakwirankore neza cyane urakoze cyane mwana wanje ndumiwe kumugaragaro se ni ngombwa cyangwa mbibike nibanga ry'umutima wanje ndumva nta kibazo n'amahitamo yanyu ariko wenda abadukurikiye babibonye nabyo none se ko atari ngombwa ngo niba umuntu haje kunshimira rwo mwazanye ngo ngaragaze ibyishimwe ryanjye uburenganzira bwanyu banyakubahwa nge nangarega kuba nimba sinzi nimba ari akananzaniye nimba ari akavoka nimba ari akaki ni uburenganzira bw'umutima we n'ibyo namukoreye riba ari ibanga ry'umuntu ubonye none mukuremo oya mukomeze muri Shamagara mukuremo nyene tuzamubabarira ariko nawe abanza babare nkuko umwana wanje yababaye mbe muretse abanza babare abanza babare pe umwana wanje yaramubabaje ntaho atageze ntaho ntageze tumaze icyo yamuhoraga mumbariza icyo yamuhora Kamagaju Kamagaju umukobwa wamuhoraga iki uramwanga umwangira iki yari umunyamahirwe yabona umukire nicyo wamuzijije ubwo n'ubugoma ariko rero nimba mwana ari kuba umukire mukamurira inshuti iwabo kamugira gutya yamuhora ngira ngo mwe wanyu ariko muri abakire none ibyo nibyamuhora nibyo bamuhora ni ishyari nyine yamushijije azi n'ubwenge ntuzongere kubikoraho rero ngiye kukurekura tuzongera ngiye kumurekura ngiye kumurekura nta kundi ariko aranjoreje ngo subirayo ndajorewe n'ukuri ngo tega agahanga ndajorewe yo waba uri hose ufite ikibazo nakuvura kuko navuye umukobwa wawe bigenda bitubundi uko bigenda njye mfite telefone yanjye ubu uri muri Amerika ubu uri muri igihugu cyose waba urimo ushobora gukoresha WhatsApp ufite interinete ngo iyi nomero yanjye ntabwo iyi nomero yanjye ukampamagara tukavugana ukambwira ikibazo ufite nkagikemura consultation niyo y'amafaranga ya mbere agomba kubanza kuboneka consultation maze kumpa amafaranga yo gusuzuma niyo twita consultation yo maze kubona ni ibintu bisanzwe urumva sinajya guhamagara
kubu ngubu hano mfite ibintu byinshi nkoresha ubonye nk'umuntu kare bari barahumanyije ibyo bari bamuteje ubonye imizima mugendaga ahora bibonye binabikoze ngira ngo wabibonye buriya hari biba bisabwa kugira ngo ngire ibyo nkora consultation rero ntago nawe kukonsulta nta kintu wampaye cya consultation ni nabe make ariko abone kuguba bari ufite nkuvure ahasigaye ugaruka ndebe koko yatumye nde mama we niko nguko nta n'ikintu narenza ko ibyo ngibyo ndumiwe ubwo rero wa muntu ushaka wenda kukubona cyangwa se hari n'umuntu ushaka kwibaza ati buriya muganga avura nk'izihe ndwara wenda n'urugero ngewe mvura indwara nyinshi amashitani abaroze ibyo bihato abaroze nyamugenja ni ko umuntu afata umuntu akamuroga bari mu rugo yangije kaminuza cyangwa ari kwe kaminuza gajunjamo bakamubuza amahirwe inyatsi imikoshi inturumu icyo bita inturumu urakizi se ibintu uvuga umuntu yumva atapfa kumenya wagira ngo si iby'ibinyarwanda twebwe tuvura indwara nyinshi cyane njye nguha nomero yanjye ufite ikibazo nk'icyo ukampamagara tukavugana ugakoresha WhatsApp call tukavugana ukamifoto yawe ukaba amafaranga consultation ukakonsulta narangiza kora ko ngomba kuvura